uriga oya kubera icyo utigaza no kubera mfite ikibazo cy'ubumuga ndakubwiye ko ufite ikibazo cy'ubumuga n'abarimu bwabo nibo bamwirukanye uyu mwana ntabwo ashobora kuba yagenda ngo agere ku ishuri namwoherezayo agakora impanuka mu nzira yari umwana wirukanka ikina n'abandi bana yiga ubona akurikira ku ishuri ariko igihe kigeze asa n'icyo kibazo cy'ubumuga biza nyuma mu buryo butunguranye papa ye bituma tunatandukana bari njye umukurikirana njyenyine mfite abana bane umutwara ari twaratandukanye yabansigiye njyenyine arabizi ko Munira arwaye arabizi ubwo namubwiraga tujye kuvuza umwana ashaka ko tumusengera gusa byo kumuvuza we ntabwo ababyitaye abagabo iyo mumaze gutandukana ntabwo abagikurikiranya abana niyo ahagaze adafashe nk'ahantu ahita agwa n'imbabura akayigwamo n'imbabura ejobundi yamennye na televiziyo ayigwaho neza irashwanyagurika n'imbabura ejobundi yayiguyeho hano usuhuze uherereye mu duce tugiye dutandukanye uyu ni Umutako TV nk'uko bisanzwe ndacyari MC Set ushobora kwibaza impamvu ndahangaha muri iri joro ukibaza ikirimo kungenza reka ngushimire tugiye gutangirana urugendo nizeye ko turaza kugerana ku musozo warwo ibinzanye n'ikingenza muri iri joro uraza kukimenya reka nsabe cameraman tubashe kuba twagendana kugira ngo dukurikirane gahunda ituzanya ahangaha ngira ngo rero nk'uko ndimo kubikubwira bamwe mu bo nje gusura cyangwa se mu nje kureba hari bamwe muri bo ndimo kubona hanze kambanze negera uyu mwana bite byiza ko ubitse umutwe amakuru ni meza amakuru ni meza none se bakwita nde Munira inde Munira ko usanze se hano wenyine abandi bari mu nzu bari guteka kurimo koza ibyombo se Moni mama ari he ari mu nzu ari mu nzu twamubona gute turashaka mama none se wamutubwiriye wowe oya hoya abandi koza ibyombo uri koza ibyombo ngaho genda mutubwirire urahita ugaruka woza ibyombo cyangwa gufasha sibyo bwire ngo hari abashyitsi bamushaka Yes, ngira ngo nk'uko ndimo kubikubwira impamvu twe turimo tugenda muri iri joro twe tufashe urugendo kugira ngo tuze gusura umuryango w'uyu mwana nubwo dusanze ari wenyine harimo koza ibyombo muri iri joro agiye kuduhamagarira umubyeyi we tubashe kuganira nawe cyane ko tumaze igihe tuvugana n'umubyeyi we ku kibazo cy'uyu mwana ku burwayi afite guhera akiri mutoya reka dutegereze uyu mubyeyi ndacyari MC Set uyu ni Umutako TV muraho neza karibu ubuse se twakicarira hanze sibyo byaba byiza
ahise ambwira ngo hari abashyitsi watumenye uratwibuka imva ndabibuka se ngaho tera ukuguru kuko wanjye niyo twavana izi teremusi twicariye aha akunda imirimo ariko ntashoboye akunda gukora ngaho icara hariya wicaye wowe niwe wakicarira hano ndakomeza bose cyane tumureke aba yibereye mu turimo yari arimo. Amakuru y'iminsi makuru ni meza turashima Imana tuje nijoro nyine wihangane turagutunguye ndabibona ko ari nijoro sinari nzi niba muzaza ryari cyangwa igihe runaka ko biranshimishije ubwo muhageze none amakuru yanyu ya hano urambwira ati ni meza ni ibisanzwe. Amakuru ya Manira amakuru ya Manira mfite umwana ufite ikibazo gikomeye kuva mu bwana bwe nuko nyine tubayeho kuva mu bwana bwe akiri mutoya yakuranye ikibazo nza kukimenya ageze mu myaka 7 ko afite ikibazo mu bwonko. Nagerageje kumuvuza biranga nkora uko ashoboye kose biranga urumva ubwo ngubwo no ku ishuri namujyanyeyo mva n'abarimu bwabo nibo bamwirukanye uyu mwana ntabwo ashobora kuba yagenda ngo agere ku ishuri namwoherezayo agakora impanuka mu nzira mbese kuri ikibazo cy'amavi kutagenda neza biturutse hano mu bwonko. yafashwe mu myaka 7 mu myaka 7 niho natangiye kubona ko harimo ikibazo. Yavutse nk'abandi bana nk'abandi bana yavutse neza yavutse ari umukobwa mwiza ufite ibiro 300 avuka 10/10 umwana wavutse neza avukana 10/10 nta kibazo yari afite. Munira avuka mu wihe mwaka? Avuka 2008. Yavutse 2008 ya bivuze ngo ubungu bafite imyaka 17. Mu kuvuka kwe yavutse nta kibazo na kimwe afite. Nta kibazo yari afite. Ikibazo mwaje kukibona mu myaka 7 8. Byaje kugenda gute ukimara kubona ikibazo? Ese wenda tutaragira ngo uko byaje kugenda ukimara kubona ikibazo cyatangiye gute? Kwe yavutse nk'abandi bana nta kibazo na kimwe yari afite. Nta kibazo na kimwe pe yari afite. Yari umwana wirukanka akina n'abandi bana yiga ubona akurikira ku ishuri ariko igihe kigeze asa n'icyo kibazo cy'ubumuga biza nyuma mu buryo butunguranye. Nagerageje kuvuza ngera kwa muganga wese hashika nagiyeyo. Bigitangira byatangiye nyine ubona afite agenda atagenda neza atambuka neza mu mavi ukabona mu mavi harimo ikibazo. None tukibaza ni ibiki nese uko umwana yavutse ari muzima ibi ni ibiki? Nibwo nafashe gahunda yo kujya kumuvuza kubera ko na papa akimara kubibona gutyo ntabwo twese dutandukana. Ngiye mu bintu byo kumuvuza avuga ngo dukurikirane tumusengere gusa hatabayeho impamvu yo kuvuza. Papa bituma tunatandukana bari nje umukurikirana ngiye nyine ndamukurikirana ndamuvuza. Igezeho banyandikira imiti yo kujya muhabure buri cyumweru nkajya kuwufata umuti buri cyumweru yawunyweye imyaka 2. Ugitangira kumuvuza bakubwiye yuko afite iki kibazo? Bambwiye ko afite ikibazo hano mu bwonko banyandikira iyo miti nyine ngo izamufasha hagira ikintu gihinduka. Nibwo nabonaga imyaka 2 nawe umuhaye iyo miti nta kintu yamumariye nta kintu byatanze.
wahereye hehe ujya kumuvuza? nahereye ku Muhima. Muhima aho babanje kukubwira ngo iki none? Ku Muhima bamucishije muri sikaneri, babona mu mavi nta kibazo ngo afite, ngo ariko ikibazo kiri mu bwonko, ngo nicyo gituma agenda kuriya. Ku Muhima bagufashije iki? Ku Muhima nibo banyohereje muri sikaneri hariya ya CHK. Sikaneri ya CHK nabo banyohereza mu y'Indera. Hano hose nagiye manyura bambwira ko ikibazo afite ni cyano mu mutwe, bashaka no kumubaga. Mwati ni umwana ntitwamubaga, banyandikira imiti nyine yo kugira ngo imufashe, ariko nayo nta kintu byatanze. Nkaba rwose mwankorera ubuvugizi, ndabinginze kugira ngo nkomeze mukurikirane, bashe kuba nakomeza nkamuvuza, nkareba ko ari ikintu Imana izatanga. Uriga? Oya. Kubera icyo utigaze? No, kubera mfite ikibazo cy'ubumuga. Ndakubwiye ko ufite ikibazo cy'ubumuga. None se ujya guhagarika amashuri, ujya guhagarika kwiga, wigaga mu wa kangahe? Nigaga mu wa kabiri. Wigaga mu wa kabiri? Primaire? None se ku ishuri wabonaga abandi bana bakuganiriza ngo iki, mwaganiraga iki n'abandi bana, abarimu bakubwiraga ngo iki? Abarimu barambwira, baranyigishaga, barakwigishaga? None se ku ishuri nta wigeze amenya yuko urwaye igihe wigaga ukiga? Nta muntu amenya ko urwaye? Oya. Nta wigeze abimenya? Ntabwo byoroshye. None wenda tukiri aho ngaho, uburyo wagiye uva ku Muhima, uburyo wagiye ujya mu mavuriro agiye atandukanye, bakakubwira bati ni ikibazo kiri ku bwonko, ntabwo twamubagara, cyari umwana. Ku ishuri wabonaga byifashe bite ubwo yari arimo kwiga? Cyane ko amaze kumbwira ngo yagarukiye mu wa kabiri, ariko se muri uwa kabiri watubwiye ngo ikibazo cyatangiye kugaragara afite imyaka 7, uko biri kose urumva ko cyagaragaye yiga. Ariko noneho ku ishuri wabonaga, cyangwa se ibisubizo byo ku ishuri wabonaga Munira ku ishuri byifashe gute? Ku ishuri nyine yarageragezaga, ariko kwa kutiga, kwa kujyayo akabona niwe wenyine ufite kiriya kibazo, nawe yagiraga ikibazo muri we, akavuga mama ntabwo nsubira kwiga. Ndagenda ku ishuri, abandi bana bakankubita, bakampirika, bikambabaza. Ku ishuri wabonaga ko agerageza, ntabwo ari umuhanga 100%, ariko yarageragezaga. None muri ayo mavuriro agiye atandukanye wagiye ujyamo, ubu tuvugana, ni iki gisubizo wakuyeyo? Hari aho wari ukomeje kumbwira uti hari imiti yagendaga afata, iyo miti yagendaga afata nta kintu yaba yarahinduye ku burwayi bwe? Nta kintu na gito yahinduyeho, ahubwo uko agenda akura birushaho bigenda bikura. Rwose iyo murebye ukuntu yakinaga n'abandi bana akirukanka, banumva bimbabaje. Barumuna be bamusize hano bagiye kwiga, ati bayi, amasomo meza, birambabaza cyane kuko ni ikibazo cyaje gitunguranye. Rwose n'abamuzi n'abaturanyi bose barumiwe ikintu cyabaye. Nagerageze gusa kumuvuza, bishyiramo imbaraga kugira ngo ndebe, ariko byaranze bitewe n'uko mba ndumwe, no kujya kubashakira ibyo kurya biba ari ikibazo, no kumusiga wenyine ni ikibazo. Urabona ntashoboye kugenda, kujya koga, kwikontorora, abona amaze no kuba inkumi, ubu usanga ari ikibazo. Avuga rero Imana impaye rwose imfashije, nkabona ubuvugizi, nkamukurikirana, kongera nkamuvuza,
byaba ari ngombwa bakanamubaga kuko ku bwonko niho hariho ikibazo. Ivuriro heruka kujyamo ni irihe ugana abaganga kugira ngo barebe ikibazo cya Munira? Indera aho bakubwiye ngo iki? Nibo banyandikiye uriya muti wo kumuha imyaka 2. Niho bambwiye ko hari impinduka nzaba mbonye ariko ntayo pe. None se mama Moni bakubwiye yuko byibura aramutse abazwe yabasha kuba yamera neza? Ngo bituruka kura mu mutwe ngo niko gutuma agenda kuriya. Bamubaze yamera neza akamera nk'abandi bana. Ngira agahinda cyane hano yo nicaranye nawe abona ukuntu ari we n'uwa kabiri akaba ari we nyine ubu ngo babageze nko mu wa 6. Ufite abana bangahe? Ufite abana 4. Umutwara ari he? Twaratandukanye. Yabansigiye njyenyine. Arabizi ko Munira arwaye? Arabizi ubwo namubwiraga tujye kuvuza umwana ashaka ngo ko tumusengera gusa byo kumuvuza we ntabwo ababyitaye. Abagabo iyo mumaze gutandukana ntabwo abagikurikiranya abana. Bivuze ngo iyo umuganije ku kibazo cy'umwana abavuga ati mujye mu masengesho. Ngo tujye mu masengesho ngo amusomere iduha ngo arakira ngo azakira. Mwese muri abasilamu? Turi abasilamu. Ariko byibura hari ukuntu yaba yaragerageje kujya kuba hafi muri iki kibazo cy'umwana n'ubwo wenda ubushobozi bwaba bwarabuze kugira ngo abe yabaho? Yagerageje kumufasha tukiri kumwe. Ariko ubu ngubu ni wowe ubyimenyera? Ni njyewe ubyimenyera naho baba ntabwo ahazi. Afite yagerageje rimwe yashatse kubajyana ndabamuhame ukwezi. Afite abagore 3 4. Noneho yagerayo kwa kugenda agwa nta muntu afite umuramira. Noneho umva nimba aguye gutyo baramusunika. Ko rero mpita none nongera ndamugarura. Uwo uri wakangaye muri abagore 3 afite? Nari ndi uwa 3. Namushatse afite abagore 2. Wowe waje usanga abandi bakuru? None ubu ngubu wenda hari makuru se ufite zo kwa muganga hose baba baragiye kugerageza kuba wajya ku makuru? Zirahari rwose. Zaboneka hafi? Zirahari. Moni usoje koza ibyombo ngiye kugufasha kubyanura, urabyemera? Ubasha kubyanura? Nese iyo umaze koza ibyombo ninde ubyanura? Ni tantine. Tantine araza akabyanura. Naho mama akagufasha iki? Kamfasha kubihanagura. Mama tantine agufasha kubyanura, mama akagufasha kubihanagura. None se dusanze urimo koza ibyombo, iyo uri mu rugo utundi turi mubasha kuba wakora n'utundi? Indi mirimo ubasha gukora, ikindi kintu ubasha gukora mu rugo ni iki? Gukubura. Gukubura? Kandi kubona urimo kugenda utabasha kugenda, iyo ukubuye ntabwo ugwa? Ukubuye ntabwo ugwa? Gukubura ajya bishobora? Gukubura ntabwo abishoboye neza. Ababishaka buri murimo aba wumva awushaka kuwukora ariko biramunanira. Kunama umugongo agira ikibazo cyo kunama kuko bise kuri akumba nimbona arimo gutira ukuntu nta kindi kibazo barimo biba bimeze gute kundimo kubera amagufa ye umubiri we nta mbaraga zirimo. Niyo ahagaze adahagaze atafashe nk'ahantu ahita agwa n'imbabura akayigwamo. N'imbabura ejondi yamennye na televiziyo ayigwaho neza irashwanyagurika. N'imbabura ejondi yayiguyeho hano ntangaye gato yangiye mu nzu. Ntabwo yahiye ariko zose do ni inkovu
zose ayo mabara yose ni ukugendagwa. Ubwo no ku ishuri nabwo yiga yakoze n'impanuka y'igare. Moto yaraje kubitana n'igare iramugonga, nibwo barimo batubwiraga umwana mugende yicare mu rugo muzamuvuza abanza akire yabone kuza kwiga. Reka turiye kuri izo mpapuro zo kwa muganga. Ibi nibyo umwanyujemo, nibyo yagiye anyuramo muri scan. Ibi byose nibyo twamunyujijemo. Sinzi niba mubibona neza. Aragerageza kureba ariko natwe turimo kureba. Ndabona ibi nibyo mu mutwe. Impapuro zose tumuvurije. Umwana wanjye rwose ajya ambaza n'icyaha rwose. Uwimana impaye maniri sibyo? Muheruka mwagiyeyo 16 z'ukwa kane 2019 sibyo? Yavuze itariki ya mbere z'ukwa mbere 2008 sibyo? Bini ntabwo ndi bubyibandeho kugira ngo ndebe aho wagiye unyura sibyo? Turebe n'icyo kindi. Aha ni sehashika. Sehashika mwagiyeyo ariko ntabwo ariko iki gihe yari afite imyaka 10 ahari. Natangiye kumuvuza kera. Sehashika mwagiyeyo tariki 11 z'ukwa gatatu 2015. Nibyo. Bana marande bari menshi. Ni menshi. Ntabwo turi buze kubijyamo cyane. Rwose ni ukubereka bino ko naravuje ibintu byose nari mfite mu nzu naragurishije mfuza kugira ngo ubone amatiki, kugira ngo ubone ibyo ubusigira n'abana, mva ni ikibazo. Iyi ni University Technology Hospital ya CHUK. Naho mwagiye 20/6/2019. None nyuma y'uko umaze kubona n'abaganga bagiye batandukanye, umwanzuro wa nyuma muri icyo gihe yahabwaga imiti yo kumufasha buri cyumweru. Umwanzuro wa nyuma Munira yavurwa agakira. Munira yavurwa agakira. Yavurwa agakira kuko ikibazo cye kiri mu bwonko. Mbonye nk'ubufasha nkongera nkamuvuza bundi bushya, noneho bakaba banamubaga yavurwa agakira kuko nta kindi kibazo afite. Ikibazo kiri hariya mu mutwe. None nicyo wabwira abantu badakurikiye? Ikintu nababwira rwose abanyumva n'abankurikiye, ikintu nabasaba ni ukugira ngo rwose mumfashe muntere inkunga be nabasha kugira ngo nongere mvuze uyu mwana. Ubushobozi bwanjye nari mfite bwararangiye, n'amadeni mfite ni menshi, muvuza n'iki byose byaranze pe. Abantu bose baneze amatwi bamfashe bangirire impuhwe ndebe ukuntu nazongera nkavuza uyu mwana nawe agasubira ku ishuri nk'abandi, kuko uyu mwana ni uw'igihugu, twese turamureba. Tubonye asubiye ku ishuri byaba ari amahirwe rwose. Moni, ukunda kurya iki? Ntabwo ushaka kumbwira akantu? Nta kantu ugira ukunda kurya? Umuceri w'ipirawu. Ukunda agapirawu? Noneho ukakarisha ikirere.
imboga n'ibishyimbo. ndetse iyo urimo kurya nk'ipirawu iryoha gute ari nde wayitetse? Ni mama cyangwa itantine? Tantine. Tantine niwe uzi kuyiteka kurusha mama. Urumva rero utazi guteka ipirawu. banagiye kuyishaka nyine none se biba bigoye. Ndeba kwirirwa ahangaha nkavuga se barya gute, babaho gute, mwifashisha umuvandimwe nyine akaza akamusigarana, abandi barumuna be baba bagiye kwiga. Nibwo buzima mbayeho. Niyo mpamvu nari nakubwiye ni dufashe urugendo bwari bwije. Ni nyuma y'igihe kitari kirekire tuganira n'uyu mubyeyi ku murongo wa telefone, nibwo yatuganirije ikibazo umwana afite, tumwemera ko tugomba kumusura. Ubu nyuma y'ayo mavuriro yose, guhura n'abo baganga, bakubwiye ko haramutse habonetse ubushobozi umwana yavurwa agakira. Bambwiye ko ubushobozi bubonetse yavurwa agakira, kubera ko no gucika intege nuko ntasubiyeyo mukomeze mumukurikirane, nuko ubushobozi bwaranshiranye, ndagurisha intebe, ndagurisha utuntu two mu nzu dufatika kugira ngo mbashe kumuvuza n'amatiki. Urabona muri uyu mujyi wa Kigali no kuba nta muntu ureba wundi ari uhagurukira aba bana, n'uyu nguyu mbese n'uburwayi bwe abakeneye umuntu umwitaho muri hafi, bikansaba nyine ubushobozi burebure cyane. Rero mbonye nk'ubushobozi nakongera nkamukurikirana agakira. Monira kandi kazina witwa ngo iki? Uwimana Imaye Monira. Uwimana Imaye Monira. Okay, noneho ndagira ngo ku bantu badukurikiye, hari ushobora kuba yakifuza kukuganiriza, hari ushobora kuba yagira igitekerezo, tuba yavuga ati nubwo birimo kwanga uriya mama hari inzira nzi yacamo, hari umuganga nzi, hari ubushobozi mbonye bukeya namushyikiriza. Umurongo wa telefone bakubonaho. Nimero yanjye ni 0789. Reka kwihuta dutangire. Nimero yanjye ni 07 89 65 14 14 78. Katusubire muri mwe. 07 89 65 14 78. Iyo niyo nimero. Yego. Amazina yibaruyeho. Ibaruye kuri Mujawimana Chantal. Ni wowe nyirizina? Yego. Okay. Ni wowe telefone, nta telefone ufite? Kubera iki nta telefone ufite? Ntago bayinguriye. Ubuse bayikuguriye wabasha kuyikoresha? Oya. Kubera iki utabasha kuyikoresha? Amagambo aba yanditsemo simbonyazi. Ntabwo ubiyazi. Mbese kuki urimo kuvuga gahoro udidimanga biterwa n'iki? Uvuga urimo gutinda ngatinda kumva, ariko ndi kubyumva anabivuga neza. Urambwiye ngo amagambo aba yanditse muri telefone simbanyazi. None se kuki uvuga utinda? Mbere niko wavugaga? Twagusuye, tugiye kugenda muri ubutaha tuzagaruka, aho tunasangira ya pirawu. So tugiye ko kundi pirawu ugomba kuzashaka uburyo mwibutsa mama no ukibyibuka, none tantina akayiteka tugasangira pirawu, sibyo? Yego. Muzaze mwihuta. Tuzaze twihuta. Ntabwo tuzatinda, sibyo? Reka mubwire ni komera mu mutima. Isi niko imeze, ibibazo bigenda bihindagurika, uko bwije nuko bukeye ubuzima burahinduka.
icyo nakubwira rero ni ugukomera mu mutima impamvu nyine Imana ikikurinze n'abana bawe ndetse kandi akaba afite n'ubu burwayi ariko agihumeka buri Imana nibizi nta bundi burwayi ajya akunda kugira byibura ngo arware malariya arware iki nta bundi burwayi akunda guhura nabwo umutwe ukunda kumurya cyane umutwe uramurya ku buryo nko ku munsi ushobora kumurya nk'inshuro zirenga 3 ubwo iyo umuriye ahita agenda mu buriri nyine nkamujyana akaryama yagira ikibazo cy'umutwe umurya cyane buriya ni uko ubonye ari koza iyo umuriye muhereza utunini amuha n'amazi inzara zindabona zarabaye umukara mbere niko byari bimeze cyangwa byaje ari uko uburwayi buje ni ukubera uburwayi no kudafata buriya ni uko usanze ari koza nk'ibyombo ariko ntiyanahata n'ikirayi amaboko ye intoki nta ngufu buriya ntiyashobora guhata ikirayi yenda ndabizi nta nubwo tugira inshuti mbi niko navuga wenda mu nshuti zacu mu badukurikira ndabizi neza ko hari ikimana ishobora kuba yakora na nimero yawe iraba iri ku kiganiro buriya turakomeza dutegereze dusengere hamwe dore ikimana izabafasha kandi murakoze mwihangane rwose namwe murakoze kuba tuhageze bwije oya tuba tubizi muri mu mirimo myinshi murakoze cyane kuba munsuye ntabwo nari nabiteguye munira twemereye pirawu buriya tuzaza ngo twihuta tuzatinda sibyo munira none saba Imana ikurinde reka ngushimire tubana mu buzima bwa buri munsi niyo mpamvu ni nakubwiye ni uri kwibaza iki uri kwibaza ndi he muri iri joro twe twerekeje tugiye gusura uyu mubyeyi ngira ngo tumaze kuganira ibyo tuganiriye ibijyanye n'uburwayi bw'uyu mwana ngira ngo mwabyumvishe yatuganira tubwira yuko yavutse ari nk'umwana nk'abandi ameze neza nk'abandi gusa uburwayi butangira kugaragara afite imyaka 7 nahoze mbikubwira yuko Munira afite imyaka 14 y'amavuko akaba yaravutse ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2008 reka ngushimire we twabanye tukaba tugeze no ku musozo nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira uyu ni Umutako TV nari MC Setting uko bisanzwe Imana ikumera imigisha itagabanyije.